twongeye kubaha ikaze mwese bakunze ikinamico Kirezi. Ikinamico Kirezi ikubiyemo inyigisho zifasha abana n'urubyiruko kugira ubumenyi n'uburere bizabafasha gukura neza mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, bagakora bashimwa n'Imana n'abantu. Rero uko Bedi na Feza bari mu gahinda ko kubura umubyeyi wabo. Rebeka se yaba yabonetse? Nina na Gasaro bo bazindukiye mu maganya. Ni mu ikinamico Kirezi. Ese nafite ubwoba Nina? Naze burya bufite agasa bwinshi cyane. Cya kigabo duhuye abana gukuntu kitureba nabi. Ntiwabonaga ko gishaka kudusimbukira. None se turabigenza gute agasa? Ndetse sha ko tubwira mama ko kutuzinjira cyane gutya bigoye ntabyumve. Nk'ubu Imana igahita iduhindura ababyeyi. Gute? Ntibatwigishije ko Imana ishobora byose. Barabitwigishije. Ni ugusenga Imana ikaduhindura ababyeyi. Bakareka kujya batuzinjira mu gitondo tujya gutunda ifumbire. Oya yewe ikaduha abandi batwumva bazi akamaro ko kwiga batari Priscilla na Dionise. Mbega Nina, ibyo byo byibagirwe. Imana yabishobora. Ubona natwe tukaryama ntituzinduke gutya ngo tunanirwe tugere ku ishuri twakerewe tunasinzira. Cyetse ari uguhindura ibyo bakora naho kubahindura abandi bantu byo ntibishoboka. Kugitabahindura ariko ikaduha abandi bazajya bazinduka tukajya kwiga turiye shahu we. Abandi bana iwabo barabakunda babitaho ntibabavunisha babafasha kwiga neza. Twebwe rero ni ukubyukira ku muruho n'ibitotsi ubundi tukanakerererwa. Ariko si twe twagowe twenyine na mama yaragowe. Rubutse ko papa yari yamutonganyije. Yego sha amaze supaguru kandi ari twe twayimenye disi. Yamujije ubusa birambabaza. Nawe byambabaje ariko iyo twibeshya tukabwa ko ari twe twari gukubitwa nibe na mama yamutonganyije gusa. Ubusa tuzakomeza guceceka we mama wacu azira ubusa. Nitubivuga ko papa azatwica agasa. Kumamagaye kubagaho habaye kimuva. Tubonye umushyitsi w'umugisha muri iki gitondo rero. Yesu ashimwe tere. Yesu nahimbazwe mushumba wacu. Kutampaye agatebe ngo yicare muva. Aha, yayanze n'ukuri ngansanze mu kazi none ntashaka ko kankuramo. Umukozi w'Imana ntagera mu rugo rwacu ngo tubure kumuha agatebe. Ega nuko numvaga ntari butinde. Urebye ndagenzwa muri urugo no kubasaba ngo dufatanye ikibazo cy'abaturanyi banyu. Kwa Rudabari se kandi bongeye. Oya si kwa Rudabari. Ni Rebeka na Bitega. Aho se kandi byabagendekeye bite? Ibibazo byabo ko bimaze iminsi se muvara. Tereza na nabizerega. Icyo nzi nuko kuva umwaka watangira uriya mwene data Rebeka atigeze agira amahoro pe. Cyane rwose. Nk'abaturanyi babo rero narinje kubasaba ngo tujyaneyo. Kwa Bitega? Nakagiye yongeye nyine. Ariko kujyana namwe nk'umuryango w'ikitegererezo dufite ubanye neza yabafasha kurusha amagambo yanjye nababwira ndumwe. Yewe naringiye kujya aho bandangiye umworozi ushaka kugurisha ihene ngavugurura ubworozi bwe. Ariko nanabisubika nkazaba njyayo ariko nkaguherekeza gukemura ikibazo cyabo bene data. Urabyumva utetere? Ndabyumva kimwe nawe muva. Kuko nitwatuza mu gihe abaturanyi bacu badafite amahoro mu rugo rwabo. Murakoze cyane muryango mwiza. Erega buriya n'inshingano zacu kubafasha gukemura amakimbirane bafitanye bitaragira ingaruka ku buzima bw'abana babo. Abana disi nibo bambere ubwo businze n'amakimbirane bigiraho ingaruka. Kandi muryango muvana na Tereza rero ndabashimira cyane ko muri umuryango mwiza ubana mu mahoro n'ubwumvikane ndetse no gutoza abana banyu indangagaciro za Gikristo. Ubonye ababyadukundiraga abaturanyi bacu bakumva agaciro ko kubana mu mahoro pastor. Kari iryo shingiro ry'ubuzima bwiza bw'umwana. Ntako byaba bisa rwose. Ese ko mbabaza aho kunsubiza mu karebana mwese mwabyibagiwe? Ntabwo twabyibagiwe. Ngaho Kabo nyibutse ibintu bibiri umwana agomba kwirinda gukinisha kugira ngo yirinde impanuka. Isuka n'umuhoro. Urakoze cyane Kabo. Isuka n'umuhoro biraburijwe kubikinisha kuko ni ibikoresho bikomeretse. Ahantu habujijwe mu gihe abana bakina ni hehe? Umuhanda, mu bihuru, mu mugezi. Twamusetse muhawe se kuko avuze mu mugezi kandi ibyo avuze ari byo. Ntimujye mubona abana bajya kwidumbaguza mu mugezi? Turababona ahubwo se Kaboyi na Obedi ntibajyayo. Uziko kujya mu mugezi ari bibi amazi ashobora kugutwara. Niko bimeze rwose agasa. Mu mugezi si ahantu ho gukinira kuko amazi ashobora kukugirira nabi. Mfite igitekerezo tica. Yego fe. Mutwigisha ibirebana n'Imana. Navumbuye impano mfite. Yego fe yo kuvuga inkuru. Nibyo abana mwese mwagaragaje ko hari impano Imana yabahaye.
kandi ko mugomba kuzikoresha kugira ngo mwirinde kuba nk'awa mugaragu wagize ute wayitabye shebuja yaza akamugaya. Njyewe ndashaka gukoresha impano yanjye nkaba umunyamakuru kandi mfite amakuru nateguye. Feza nimukomeza gusakuza mwese Feza atabagezaho amakuru yabateguriye. Okay, Feza ijambo ni iryawe. Aya ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Feza Iragena. Inkuru mbafite uyu munsi irarebana n'umwana wagize atya akazinduka karekare mu museso ati njyewe ndi bukorikori. ubwo bukorikori ni indera. Uwo bukorikori rero yafashe urukweto mu kirere afata supaguru arazungurutsa no mu ntoki ze ngo ba. Wasanga ari Ninde uri kwa muganga arira n'uwo mwana? Ninde intoki zafatanye n'uwo mwana? Abana mwese rero mwirinde gukubagana no gukinisha ibidakinishwa hato mutazamera nk'uwo mwana witwa Nina. Rego uwo mugore ababujije kwigira mu mirimo yanyu mwese muza hano. Bite? Ndakumva. Ikituzanyira kizi wikwicisha hirya no hino rwose. tuzanywa no kwicarana namwe babiri wowe n'umugore wawe Rebeka turagira ngo rwose tubunge mwongere mubane neza mu mahoro n'urukundo. ku nyungu zanyu n'iz'abana banyu. Kuko iyo mu rugo hari amakimbirane abantu ba mbere bagira ibibazo n'abana cyane rwose. aha ikibite mw'abantu narihanganye ariko noneho aho bigeze niba bitega adashaka kwihana ngo tubane neza azashaka aho ajya ndeke nirerera abana rwose. Mwamwumvise icyo dupfa ngo nzamubise da uranyirukana mu rugo nkandi wowe. Bitega wagiye mu bagore ugaruka barakumennye umutwe ndavuza ndondora ndakubabarira ngira ngo ugiye kuba umuntu muzima. Bitega urakora ariko nta faranga winjiza ahangaha muri uru rugo kuko yose uyamarira mu kabari sinzi niba warasubiye no mu bagore. Ibyo byose narabyihanganiye ariko ubwo noneho wadukanye n'ingeso yo kunkubita rwose sinshobora gukomeza kwihanganira ibi bintu. Reka n'indi myitwaro yose ni mibi ariko gukubita umuntu n'icyaha kibi bite kose nk'umugore wawe. Urabuzwa n'iki kumuvugira se nturi umugore mugenzi we ariko sha oya suko ari umugore mugenzi we bite none rwose nanjye nk'umugabo mugenzi wawe ndakugaye cyane. Uretse n'umugore washatse n'itungo ari itungo ntiwemerewe kuri kubita cyane rwose. Yesu we niko bite utinyutse ute kuzamura amaboko yawe ugakubita umugore wabwiye gukunda. ariko mwabanje nanjye mukanyumva mukareka kunshiraho iteka. Ntawagucireho iteka bite ariko ubanza hana amaboko yawe waramburiye gukubita Rebeka urumva. Mureka ariko nawe tumwumvitereye. Kandi uriya mubona tujya muri korari yo mu kabari mukagira ngo ntidusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana se niryo rikubwira ko ugomba kubuza abo mu rugo rwawe amahoro n'umutekano. Ntize ya Bibiliya yawe rero. Akiri yanjye rwose ndayifite hano hafi. Urakoze cyane pasitoro koko. Ngiye kubasomera mu Befeso 5 ku murongo wa 22. Bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu. Iyo ni 22. 23 kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo. Numvira n'ukuri. N'ukuri siki. Maze kubasomera ibyo rero ndagira ngo mbamenyeshe ko nta kintu mpfa narebe kuyu nguyu. Nuko utamenya ko ndi umugabo mu rugo rwanjye ngo anyubahe. Murumva twashobokana dute kandi ashaka kuba umugabo mugenzi wanjye mu rugo hano. Feza wacu mwongera amashyi menshi cyane. Urakoze cyane Feza utugejejeho amakuru kandi wateguye neza. Ubwo impano rero y'ubunyamakuru ukomeze kuyikoresha neza. Nzajya nyikoresha rwose. Uzanayikoresha ukomeze kudutegurira amakuru cyane cyane amakuru aganisha abandi bana ku Mana. Yego teacher. Hanyuma rero ndagira ngo muhaguruke mwese mbereke muhaguruke. Nina na Gasaro mwabaye iki ko mudahaguruka? Aha mukanya bagonaga. Nina niwumva ko bavuga ngo uhaguruke. Tugiye kurya se? Tugiye kurya. Twaje kurya cyakane. Agasaro na Nina habaye iki ko musinzira mu ishuri koko? Ntacyo teacher ntabwo twongera. Ibyo twize kuva ejo rero ubu tugiye kubishyira mu ndirimbo. Ngenda vuza ingoma. Ingoma sura ikura he muha? Nubwo nayihinduriye intebe se hari ikibazo.
tugiye kuririmba akaririmbo keza cyane kavuga ko abana b'Imana ari beza kandi ko bagomba kwirinda ngo bagire ubuzima bumeze bute bwiza. Njyewe ariko ndahamiriza. Mureke tubanze twiga iyo ndirimbo. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Twagiye. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Ntibakubagana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Ntibakinira mu muhanda ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Birinde ibibatema ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. ubu ntimubona ko Rebeka ariwe udashaka kumvikana? none se ubwo urumva wambeshyera nkabyemera bite ko ngewe nigize umugabo muri uru rugo kuva ryari? Iyi si Bibiliya iryo nsomye si ijambo ry'Imana ra? ariko rero nimutuze turahari ngo tubafashe. ahubwo rwose Rebeka ni umugore mwiza witonda w'intwari pe, kuko bite ibyo wakoze nako reka nicecekere nuko muvara nyine atabitinyuka. nyamara pasitori mufite akazi. Tekereza abagore babiri bari hano badashaka kubaha ijambo ry'Imana kandi bita abakirisitu. ntabwo twita abakristo turi bo bite, urabyumva neza? ndashimira Bitega rwose ko dusomeye ijambo ry'Imana. Sesa ariko nanone ndashaka kumusaba gukomeza kurisoma neza. ndakumva pasitori we, ratuwe rwose wumva umugabo icyo ari cyo n'umwanya agomba kugira mu rugo. ijambo ry'Imana ni ryiza pe cyane, tuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. ariko ndagira ngo ukomeze udusomere muri iyo baruwa Pawulo yandikiye Abefeso icyo gice cya 5 n'ubundi, ariko ukomeze ku murongo wa 25. bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kirisitu yakunze itorero akaryitangira. aha urakoze cyane bite kandi tunarekera aho ngaho. urakoze rwose cyane pastor. wadusomeye ngo bagore mugandukira abagabo banyu. urongeye uradusomera ngo bagabo mukunda abagore banyu. si wowe bisomye byose? aha Beneda, turakumva pastor. ijambo rikomeye mu yo Bitega dusomeye murumva riri muva ni urukundo pastor. aha nuko rwose ni urukundo. Muvara, Bitega, pasitori, kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. urukundo ijambo ry'Imana ritubwira se ni amagambo gusa? amagambo agendana n'ibikorwa. aha murakoze mwa babyeyi. ukunda uramwitangira. haleluya, amen. ukunda umukorera ibimunezeza. amen. ushakisha ibyo akunda ukaba ari byo umukorera. ugashyira imbere ubuzima bwe n'imibereho ye myiza. ukunda uramunezeza agahora yishimye. niko bite karame? ibi mvuze urabikora. ukora Rebeka ibimunezeza nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba, hanyuma akananirwa kukugandukira koko? ukora uruhare rwawe dusabwa n'ijambo ry'Imana ngo tubaze Rebeka impamvu adakora urwe? Bitega ko aryumye hose izina Mahawa zakiriye ati ntuzacwe n'ikinamico Ikirezi y'ubutaha. Ikinamico Ikirezi imegezwaho na Compassion International ku bufatanye n'amatorero ya Gikristo, mukayikurikira kuri Radio Rwanda ku cyumweru saa 11 z'umugoroba. Ikinamico Ikirezi kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho ni ukwandika ijambo Ikinamico Ikirezi. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa kuri 07 85 20